jya uvuga ngo niyo byaba byaranutse pana gupfa iyo bipfuye biba byoroshye byanazuka. Ariko mwibutse ko urugamba rwacu tururwanira ku mavi tukarutsindira ku mavi, kandi ibyo tubonesheje amavi tukabirindisha ayandi mavi. Hari igihe umuntu agutera urubwa wareba ugasibona ahubwo nawe ubwe ni urubwa, ugasanga ni we rubwa. Aho kugira inshuti y'imbwa wagira imbwa y'inshuti, ni wenda nibwo urabyumva. Hari igihe ushaka kwisobanura mu bibazo cyangwa mu rubwa watewe cyangwa mu ntambaro uri kurwana, ukibwira ko ugiye kwisobanura ahubwo ukarushaho kwisobanya kuko utazi inzira uwagusobanyije yanyuzemo agusobanya. Hanyuma hari ibintu 23 bitareba umwana uri mu mugongo, ndavugamo wenda 3 n'ingaruka nzakomerezaho. Icya mbere, kuba inzira ari mbi ntabwo bireba umwana uri mu mugongo, birebwa n'umuhetsi. Umuntu wese utera urubwa ni umuntu utari ku rwego rwawe, kuko ntabwo general ashobora kujya gutera urubwa koporo. Ngewe umuntu runaka akoze ubukwe akabikumenyesha, akabimenyesha undi mugenzi we akamutwerera miliyoni, ariko abizi neza ko ejo nawe nakora ubukwe iyo miliyoni izagaruka cyangwa akanayirenza. Ibyo ntago ari uguhesha umugisha, ibyo ni ukugurizanya. Uhawe ikaze kuri Abaragwa TV, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'abane namwe. N'ubundi ni Abaragwa TV. Tukaba ijambo ry'Abaragwa TV twarikuye kuri ku Baroma 8:17. Haranditse ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. Imana ishimwe cyane. N'ubundi kuri televiziyo Abaragwa murabona ko ndi kumwe n'umusore mwiza, umukozi w'Imana, umuririmbyi, umuhanuzi, umva mbese imirimo yose ngo Kristo ashaka kumukoresha yose ari tayari, aba ari ready kugira ngo ayikore. N'ubundi ni umukozi w'Imana, ni umuntu mukuru. Reka tumuhereze yivuge mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane, ariko numva byose ubivuze. Murakoze. Abakurikiye Abaragwa TV mwese muhabwa umugisha aho muherereye, abari mu Rwanda, bari hirya no hino hafi muri Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, mwese muhabwa umugisha kandi Imana ibarage ibyiza mu izina rya Yesu. Nitwa Komeza Usenge Aphrodis, benshi bakunze kunyita byose birashoboka. Ndi umukristo usengera ahantu henshi, nkabarurirwa mu itorero rimwe ryitwa ADPR. Hanyuma ibindi nkora byose numvishe wabivuze, ariko iby'ingenzi nganira ijambo ry'Imana, nkanaririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Undi byose birashoboka Aphrodis niko abantu benshi bakunda kumwita, niko abantu benshi bamuhamagara. Ese ko kibakwita byose birashoboka, bigaragaza yuko hari abantu be bacogoye, cyangwa nuko abantu babonaga yuko wenda ari ibikunda ibindi ntibikunde, hanyuma uhita ubabwira ati byose birashoboka. Kandi ndakeka yari indirimbo yawe. Byose birashoboka ni ubundi nakundaga, ni izina rifite impamvu nyinshi. Icya mbere, impamvu y'izina byose birashoboka ni izina ryaje rihindura andi mazina mabi. Ego buriya rero ndashimira Imana ko igifata amazina mabi yiyakuyeho, ntabwo yakuraho gusa, inaraguhindurira irindi zina risimbura yandi mabi. Buriya Esther kera yitwaga Hadasa, amaze kugera ibwami ahita yitwa Esther. Bivuze ngo izina ribi ryose waba ufite, Imana igira isimbuza irindi, kandi ry'irisimbuza riba rivuguruza yandi yose. Hanyuma iyo ni impamvu y'izina byose birashoboka ya mbere. Iya kabiri, mu buzima bugoye bw'umubabaro n'umuruho no kubona umuntu yarapfuye kandi ariho,
nizeraga ko ku Mana byose bishoboka, nkakunda kuvuga ngo ku Mana byose birashoboka, ni naho byanyuze abantu benshi barinyitirira. Nza no kuririmba indirimbo yitwa ku Mana byose birashoboka, nza no gukora ikiganiro kuri radiyo imwe ya gikristo cyavugaga ngo ugihumeka umwuka w'abazima ibintu byose birashoboka ku buzima bwawe. So rero ibintu byose ku Mana birashoboka, ni aho ngaho ryavuye. Murakoze cyane, kandi abadukurikiranye mbabwire ngo ibyo ubona nta nzira, Imana iracyafite indi nzira, biracyashoboka. Aho ibyo ubona nta buryo, hari ubundi buryo Imana igifite, biracyashoboka. Impande zose ubona byaranze, Imana ifite urundi ruhande rutazwi, biracyashoboka. Ibintu byose ku Mana birashoboka. byaba byarapfuye byanga byakunda birashaka. Jya uvuga ngo niyo byaba byaranutse, pana gupfa, iyo bipfuye biba byoroshye byanazuka. Abantu baba bumva byazuka kuko gupfa byoroshye, ariko niyo byaba byaranutse. Icyatumye Yesu azura umuntu ngo wanapfuye akamara n'iminsi Lazaro, ngo bakanamubwira ati databuja ubu yaranutse. Ndashimira Yesu udakangwa n'ibyanutse. Ibibazo byose, intambara zose, amagorwa yose, bavuga bati uriya nta cyiza cyahaturuka, byararangiye, buriya aziyakire, ntabwo bikunda. Nimba wizera uyu mugabo ujye ubabwira ngo byarenze inkombe ariko ntibyarenze Imana. Ujye ubabwira ngo mwashyizeho iherezo ariko Imana yishyiraho akitso. Burya hari ibintu abantu bashyiraho iherezo ariko Imana ugasanga yashyizeho akitso. Akitso rero biba bisobanuye ngo Imana iracyakomeje. Umuntu ugihumeka umwuka w'abazima wese, ntabwo Imana igishyiraho akadomo, haba hariho akitso. Imana ishimwe cyane. Aphrodise, bishatse kumvikana yuko waba uri umukobwa ufite n'imyaka 100, Imana nimba hari ikintu yakubwiye yagusezeranyije byanga byakunda yashobora gushaka. Ese byaba nago nari nzi ko n'abasore bajya bagumirwa. Ubundi nari nzi ko abakobwa ari twe tugumirwa, ariko nasanze ngo n'abasore bagumirwa. Ari ikintu wabivugaho? Ese koko bajya bagumirwa? Ese koko umukobwa ufite imyaka 50 yakora ubukwe? Ndabizi ko ufite ubuhamya bwinshi bw'abo bantu, kuko nzi abantu bashiti bawe wagiye ushyingira, wahanuriye mu iteraniro tugaseka twumve ko wanavangiwe. Umbabara ndakuye mbivuza ahangaha tukanavuga ko wavangiwe, ariko mukaye nkako uduguhumbye. Nanjye ndi mu bantu wamanuriye, ariko ndabanza kuko ari cyasohoye. Ngewe reka nkubwire, nta wundi mbibajije, no komantere y'undi muntu. Imana ishobora ibintu byose. Ubundi ijambo ryose ry'ikibazo riba rihuriweho n'abantu benshi, ahubwo abantu bakunda kuriharira hamwe. Iyo bavuze kugumirwa, umukobwa yagumirwa, umusore yagumirwa, ariko kugumirwa kwa buri mwumwe ntibisobanuye guhera ku isezerano, ntibisobanuye ko byarangiye. Ni iki gituma Imana ishobora kwemera ko umuntu agumirwa? Imana ushobora kugumirwa kubw'impamvu yawe, ushobora kugumirwa kubw'impamvu ya Satani, ushobora no kugumirwa kubw'impamvu y'Imana. Imana buriya ivuga mu buryo bubiri. Hari igihe Imana ivuga mbere, abantu bakabanza bakajya bavuga, basa mbese kuvuga Imana yaravuze mbere, ubusa nk'uwandika abasha kuje mu isoko, kuko ijambo Imana yavuze niryo riba rifite agaciro. Yo muba muvuga yose nta gaciro aba afite. Icya kabiri, hari igihe Imana ireka abantu bakabanza bakavuga, nibwo buryo bwa kabiri Imana ivuga. Mukayavuga mu gace iteka bazi kuvuga, dore ko bayazi bakavuga, abantu badekareka byararangiye, buriya baramuzinze, buriya bagize bate. Ariko mwibutse ko urugamba rwacu tururwanira ku mavi, tukarutsindira ku mavi, kandi ibyo tubonesheje amavi tukabirindisha ayandi mavi. Urwacu tururwanira ku mavi, nuko bigenda. Ibyo tubonesheje amavi tukabirindisha ayandi mavi. Nk'uko buriya umukobwa wabonye umugabo yaranyuze mu bapfumu, niyo amubonye ejo umugabo agatangira kugira amahane, asubira ku mupfumu akamubwira ati wandeberayo utundi, ati ndabona yatangiye kugiramo amahane. Twebwe rero ibyacu birangirira ku mavi.
umusore rero yagumirwa, mfite ubuhamya bwa benshi bagumiwe, ariko Imana ikarangiza kugumirwa kwabo. Abakobwa bo narabiboneye, mfite ubuhamya bw'abakobwa 11 abantu bari barashyizeho akadomo, ariko Imana yarashyizeho akitso. Imana yabikora mu bintu nkundira Imana. Ijambo rimwe Imana ivuze rivuguruza amagambo 1000 y'abana b'abantu, kandi ryonyine Imana ivuze rivuguruza amagambo 1000 y'abana b'abantu, kandi abavuze aya mbere mu bintu nkundira Imana yihinduye ni nabo bavuga ya kabiri. Nimukajye mwita ku magambo abantu bavuga. Nimba hariho umuntu ukita ku magambo abantu bavuga, Imana iguha imbaraga zo. Merutse kujya ahantu banumiye, nsanga ngo korari yateguye ngo amasengesho ngo yo gusengera abanyamagambo, ngo aba bavuga. Mbwira perezida twari tuziranye wayo, ni se yubuze ubwenge kavukire ubura n'ubumenyi wakuye yiyereka, kuko ubinjije bigeza uyoboye abantu imitwe 60 ukayitegurisha amasengesho ngo yo gusengera ngo gucegecesha uruvugo. Niyo usibye nayo yitatu bari bapanze, niyo basenga iminsi 30 wasohokamo ugasanga banahimbye ibindi bishyashya ahubwo, kuko abantu baravuga niyo karemano. Baravuze kuva ku bwa Yesu kugeza amagingo aya ngaya, kuzageza isi irangiye. Ariko hari icyo dukwiye kwitaho, ntidukwiye kwita ku byo bavuga, kuyo bavuga, dukwiye kwita ku ijambo rya nyiri ijambo yavuze. Rero byo bijya birangira kugumirwa n'ibyo warumbaje ati se n'abasore bajya bagumirwa, baragumirwa. Nanjye mfite ubwoba ko hari imyaka ishobora kwiyongeraho nkahita nibara mu bagiye kugumirwa, ariko Imana indengere hakiri kare. Cyabyihorere erega burya ubuto nakure habaho biterwa naho wavaga. Burya n'ubuto buterwa n'ufite ikimugira muto. Rero ngewe ndabizi. Hanyuma baragumirwa, ariko turi mamanya n'umwuka w'Imana abantu badukurikiranye. Iki cyago cyaba kiriho Imana ikimukureho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha, ndabizi ko uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi w'Imana. Abantu benshi rero bajya bakunda bakuvuga mu itangazamakuru. Abantu benshi bakavuga ibyo bashaka, nibyo twari turiho ku byerekeranye n'amagambo. Buri muntu wese akavuga ibyo ashaka. Hari n'ikinyamakuru kimwe nigeze mbona abantu barimo kukuvugaho, ariko ndebye mu itangazamakuru mbona nta kintu na kimwe arimo kubivugaho. Nyuma yaho wanagiye no mu itangazamakuru ntiyagiye ikintu bivugaho. Ni iki gituma utasubiza abantu? Ko njya mbona hari imvugo yaje ngo umunsi nagiye ngo nzamushishura. Wenda turabakoze Imana, wenda ntabwo ibyo ngibyo, ariko ni imvugo iriho kandi ndumva nta kibazo. Ariko wowe iyo ugiye mba mbona utajya ukunda kubivugaho. Ndabizi ko uri mu bantu b'abakozi b'Imana bahura n'intambara nyinshi, kandi ntibagabanyuke, ntibacogore mu buryo bw'amavuta, wenda ntibinabahungabanye. Izo mbaraga zikura hehe? Ese ni kubera iki wowe utajya ubivugaho ku itangazamakuru ngo nawe ugende ubivuge mu itangazamakuru, ahubwo ukabiceceka? Urakoze cyane. Nise kumbaza iki kibazo turi kuri kamera y'Abaragwa TV. Ubundi unyumva iki ngiye kubanza kuvuga. Nemera njye ubwanjye n'umutima nama wanjye n'Imana yanjye ko kwirirwa urwanya cyangwa uharabika cyangwa usebya umuntu uri mu mugambi w'Imana ni nko guhungiza imbabura. Ego, nari mvuze ngo kurwanya umuntu uri mu kazi k'umugambi w'Imana ni nko guhungiza imbabura. Urumva iyo uhungiza imbabura irushaho kwaka. Nge rero mbere ahubwo mbikuramo imbaraga zo gukomeza umurimo cyane. Icya kabiri, hari igihe umuntu agutera urubwa, wareba ugasibona ahubwo nawe ubwe ni urubwa, ugasanga ni we rubwa, ukabona ubuzima abayeho ni urubwa, indeshyo ye ni urubwa. Ni ikosa rero
ni ikosa kuba umuntu ari urubwa akananirwa kwiyakira ku rubwa ngo yitwe urubwa agashaka nawe kurugusiga ngo musangire urubwa warangiza nawe ukajya kumusubiza urundi rubwa. Oya, nawe waba ubaye urubwa, bisaba kumwihorera. Icya kabiri, nta muntu utera urubwa ari hejuru y'uwo arutera. Umuntu wese utera urubwa aba ari hasi y'uwo arutera. Rero ntabwo njya kujya gusubizanya nawe ni ikosa, kuko buriya nkunda kubwira abantu ngo aho kugira inshuti y'imbwa wagira imbwa inshuti. Aho kugira inshuti y'imbwa wagira imbwa y'inshuti. Ni wenda nibwo urabyumva. Aho kugira inshuti y'imbwa wagira imbwa y'inshuti. Hanyuma ntabwo ngewe njya nsubizanya n'abantu. Ikindi mu buzima bwanjye mu gukorera Imana byanyigishije ni ukutisobanura. Hari igihe ushaka kwisobanura mu bibazo cyangwa mu rubwa watewe cyangwa mu ntambara uri kurwana, ukibwira ko ugiye kwisobanura, ahubwo ukarushaho kwisobanya kuko utazi inzira uwagusobanyije yanyuzemo agusobanya. Ariko twebwe dufite udusobanura kandi akadusobanura tutabigizemo uruhare. Ujya ukurikirana ijambo rivuga ikorasi ivuga ngo nizadusiga nizaduhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Urayizi? Nizadusiga nizaduhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Iye nizadusiga nizaduhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Nizadusiga nizaduhana, iraduhetse ku mugongo wayo. Buriya hari ibintu 23 bitareba umwana uri mu mugongo, ariko nshaka kuvugaho nka 2 cyangwa 3. Icya mbere kitareba umwana uri mu mugongo yo wemeranya kuri mu mugongo w'Imana. Ubundi mu mugongo w'Imana umwana asabwa ibintu 7, ariko akagira ibindi 23 bimuranga. Igihe umwana aba mu mugongo kimubera kibi ni kimwe cyonyine. Ibintu 7 umwana asabwa mu gihe ari mu mugongo ni ukwirinda gusosoza amaguru arwana ngo asosoke mave mu mugongo. Ariko kuko uduhetse ari umunyembabazi, niyo ushatse kwivanamo hari igihe agusimbiza akongera akasubira mu mijisho akakujisha neza. Icya kabiri kireba umwana uri mu mugongo, ubwo ni muri 7 ariko ndavuga 2 gusa. Mu gihe wiyanduje kubera papa wambaye umwana, umubyeyi ashobora kutamenya ko wiyanduje, usabwa kurira. Byange bikunda umubyeyi areba ikitumurira. Hanyuma hari ibintu 23 bitareba umwana uri mu mugongo, ndavugamo wenda 3 n'ingaruka nzakomerezaho. Icya mbere, kuba inzira ari mbi ntabwo bireba umwana uri mu mugongo, birebwa n'umuhetse. Niyo haba hanyeranyereza umuhetse. Ubu ikibazo abantu bakutse imitima kandi ugasanga barasenga, akawunga kuriye, umuceri wazamutse, amavuta areba. Reka mbabwire mwabarokore dukurikiranye ku Baragwa TV, musenga mwemera Imana murwanira urwanyu ku mavi. Na cya gihe byari byoroshye bigura make, y'uguhetsa kururutse uba warahasebeye. Ariko uduhetse naho byakomera hakanyerera arakomeza akaba ari unyeranyereza. Umwana nta kibazo agira, hanyeranyereza umuhetse. Kuba ibihe bikomeye, akawunga kazamutse, amakara yazamutse, ngo imipaka yafunzwe, ibyo ntabwo bitureba, bireba uduhetse. Iyo ushatse kwirwanirira rero wanyeranyereza bikanga wahasebera. Ibyo ntabwo bireba umwana uri mu mugongo. Icya kabiri, kuba urugendo ari rurerure ntabwo bireba umwana uri mu mugongo, birebwa n'umuhetse. Hararirimba se azagerayo, buriya se azabona ubugingo, buriya se nacumura, buriya se arabwiriza. Ibyo ntabwo bireba umuntu, bihorere bavuge iby'urugendo rwawe, aho warutangiriye. Nyiri kurugutangiza niwe ubizi, aho ugeze niwe ubizi, aho ugana niwe ubizi. Uguhetse azakugezayo amahoro. Ibyo ntabwo bireba umwana uri mu mugongo.
ngo ubuse ngo reba umva amagambo bamuvuga, buriya se narazagwa, buriya se nibizanga, buriya se bizakunda, aracuruza se buriya bizamushobokera, ariga se azarangiza. Ibyo ntabwo bireba undi muntu, birebwa n'uduhetse. Icya gatatu, ku mupaka ntabwo ibyangombwa babibaza umwana uri mu mugongo, babibaza umuhetse. Umwana uhetse uramujyana he? Ni uwawe se? Ibyangombwa by'uko ari uwawe, kugira ngo utabushimuse cyangwa wibye, bakakurikirana, bakabanza bakamenya kuri nyina. Ibyangombwa babibaza umuhetse. Mu makosa rero nibyo navuze abantu bakora, nayo gushaka kwisobanura ku mupaka. Hari ubuzima tunyuramo ukamera nko ku mupaka, kuki utari washaka? Urumva Rudomoro yaraje nitwahuza, Manuel nitwahuza, murahuza se ubundi buri bihwanye? Babwira uti mubaze umetse. Ese ubu igihe wagendeye nurabona umukobwa muhuza, urajya gusobanura ko abakobwa bose mwahuye ari babi? Basubwira uti umetse ni uzi impamvu. Ese na n'ubu uracyakodesha? Imyaka umaze si twumvaga ngo urakorara? Urabasubiza iki? Kujya kubasobanurira ngo aya mbere ngo narahembwe ndarwara, ibyo ahubwo uri kubaha ibindi bavuga. Babwira uti umetse ni uzi impamvu yabyo. Rero mu magambo make, sinjya nkunda gusubizanya n'umuntu uwo ari we wese. Kabiri, habaho urubwa. Buriya urubwa ruri mu nshuro 12, ariko abantu bazi ko urubwa ari rumwe. Nari mvuze ngo urubwa ruri inshuro 12, ariko nshaka kuvugaho 4 zonyine. Hari icyo bita gutera urubwa. Ubundi urubwa urwo ni urwa mbere. Urubwa iyo bavuga ngo gutera ni umuntu ukuri kure akagutera. Bivuze ngo ibyo aguteye bishobora kugufata, bishobora no guhomoka. Umuntu wese utera urubwa ni umuntu utari ku rwego rwawe, kuko ntabwo general ashobora kujya gutera urubwa koporo, ntago bikunda. Ariko koporo washobora kurumutera, ariko iyo arumutera ntabwo ni ukuruterera kure, kuko naho bahuriye. Ntibakorera muri birimwe, ararutera nyine. Ariko hakaba n'abahanga mu gutera. Buriya abahanga bo kumenya ko ubugari bwahiye, hari ukuntu bafata gato bakagakubita ku nzu, iyo gafasheho bamenya ko buhiye, iyo gahomotse bamenya ko butarashya. Hari n'abahanga mu kuvuga urubwa, bakaruvuga rugashya neza ku buryo barutera rukaba rwagufataho. Hakaba urubwa rwa kabiri, icyo bita gusiga urubwa. Umuntu ugusiga urubwa ni indyarya iba yarakwegereye, kuko umuntu agusiga mwegeranye. Urwo rubwa ashobora kurugusiga bikakugora kurwiyuhagira. Hakabaho urubwa rwa gatatu, icyo bita kwambika umuntu urubwa. Burya umuntu ugusiga akarenzaho akanakwambika urubwa, ni umuntu uba warakwinjiriye mu buzima, kubera ko mwajyanye Gisenyi, mwakatishije amatike imujyanye, akavuga ati twageze kwa Nyirangarama, ariko yanangaje mu byo yaguze, dore yaguzemo n'ikindi kintu kibi wenda urugero yaguze Pridasi, kandi dore simbabeshya, dore n'udutiki twatujyanye ngutu ninjye twari turi kumwe. Arari kurukwambika, kuko ni inshuti mbi muri kumwe mugendana, kurukwambika ruragufata. Niyo mpamvu nkubwira ngo aho kugira inshuti y'imbwa wagira imbwa y'inshuti. Akarukwambika bigakunda. Hakabaho n'urubwa rwa kane, icyo bita kurukugaburira. Wari uzi ko umuntu akugaburira urubwa akarugutamika neza, noneho kubera ko aba muri we aba afite imva y'urubwa muri we, yahura n'abandi bantu bafite imva z'urubwa muri bo, bakarubagaburira, bakagushyingura, abantu bakakwica kandi uriho. Kubera ko nahise bamumbwiye gutya, yakubona agahita ati buriya ameze kuriya. Uwabimubwiye yasanze nawe afite imvi igushyingura, ahita agushyingura muri we. Noneho wari uzi ko bavuga Diane h'ubusambanyi, wajya ureba Diane ukavuga uti ariko n'undi n'umureba, kuko areba nk'umusambanyi.
wari uzi ko bavugaho manwera ubusinzi mwajya muhura koko ukumva ziri kumunukaho. Uzi icyo bakoze? Bararumuteye, baranarumusiga, baranarumwambika, baranarumugaburira. Ariko rero hari icyo nshimira Imana. Haleluya. Buriya abanyeshuri mu ishuri bagira ibintu 7 bibahuza uko bose baba uburenganzira baba banganya 7. Mu burenganzira bumwe banganya. Buri munyeshuri wese ikibaho kigomba kuba kiraho akora. Buri munyeshuri agomba kuba agera ku kibaho. Hanyuma abantu bakandika, batera urubuga bakarutera, bavuga bakayavuga. Isomo ryose bari kwiga niyo waba uri kunda ka gihumbi, niyo yaba ari ryo utsinda, niyo waba ari ryo uzi ryonyine. Iyo mwarimu warya iminota yirangiye arasohoka hakinjira undi. Iyo undi yinjiye aravuga ngo mufate shifo muhanagura ikibaho, tangira irindi somo rishya. Nta byo kuvuga ngo narikundaga, ngo niryo narinzi, ngo niryo njya nsinda. Ikintu ronshimira data, abantu bajya bakora ibyo byose ariko yarangiza kohereza marayika wayo akavuga ngo mufate shifo muhanagura ikibaho, twongere dutangire irindi somo rishya. Abantu bakiga isomo ry'ukuntu wabuze umugabo, ry'ukuntu benga, bakaryiga. Noneho kubera ko ikibaho buri wese agikoraho akandikaho ibyo ashaka, aherutse no kubenga korode, undi nawe akaza ati na Fobiyane yaramubenze, undi nawe akaza ati reka dati, hari n'undi yahebenze w'umudiyasipora, undi nawe akaza ati ariko buri uzi yuko ajya bakavuga ibintu byinshi. Ariko Imana yakohereza mwarimu wayo akavuga ngo mufate shifo tutangire isomo rishyashya. Abantu bakabona invitation batari bahiteze, abantu bakabona ibintu bihindutse batari babizi. Imana ijya yohereza undi mwarimu agasiba ikibaho agatangira isomo rishyashya. Rero ariko Mana we, niba hari icyo Imana yakubwiye uyu munsi tuzawushira imumuyo. Nabwo Imana yashyizweho n'amatora ngo wenda tugire ubwoba yuko manda yayishobora kurangira 2022 ikavaho itabishohoje. Ikindi nabwo yumva amabwire ngo wenda tugire ubwoba, ngo kuko mwikaritsiye bamarabitse ibintu byinshi cyane, nibyumva nabwizanyitaho. Umva, icyambere nabwigibeshya oya, icya kabiri gira imbabazi yo, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo, yivugiye ubwayo, yivugiye ubwayo, yivugiye ubwayo, yivugiye nayisi we, yivugiye kameramani, yivugiye ubwayo, yivugiye abaragwa, yivugiye ubwayo. Betse wumva iri jambo yivugiye ubwayo, ubundi niho ruzingiye. Ntabwo noneho mu bintu nkundira Imana nijya kuvuga ngo ibanze kubaza abadiyakono uko babyumva. Ntabwo inyura kwa pasiteri, ni Imana itanga umugisha itabanje kubaza abo murarana mu buriro uko babyumva. Ni Imana ijya gukora ibintu nibanze kubaza abo muririmbana muri korari ngo mubyumva mute. Ni Imana ijya gutabara umuntu nibanze kubaza abaturanyi ngo ese tumurengeye byagenda gute. Ni Imana ijya gukora ikintu nigira uwigisha inama ngo inyure kwa so wanyu no kwa nyoko wanyu no kwa nyogosenge ngo ivuge ngo mbikore cyangwa mbe mwihoreye, kuko irabazi. Yivugira ubwayo, yakora igakora ukwayo, igakora nk'Imana. Umva none ngo irikurikirana imyaka 1000. Napfira kubaragwa tiva. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndafashijwe. Icyambere nabwigibeshya oya, icya kabiri gira imbabazi yo, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo, irikurikirana imyaka 1000. Nimba hari icyo Imana yakubwiye uyu munsi tuzawushira imumuyo. Kuba warumvishijwe y'Imana dusenga
uyu munsi tuza ushirimo umuyo. Niba ari umukobwa akaba yubaha Imana yacu, ntukamusuzugure ngo nuko agira ijipo imwe. Niba ari umusore akaba yubaha Imana ya Isiraheli, ntukamusuzugure ngo inkweto yaratobotse. Niba ari umugabo akaba yubaha Imana dusenga, ntukamusuzugure ngo bahahira muri mvirope. Niba ari umubyeyi akaba yubaha Imana yacu, ntukamusuzugure ngo nuko yambaye musazi. Ijambo ry'Imana rimwita umukiranutsi mbene nk'uwo, kuko aba yarababariwe ibicumuro bye. Muntu muvumana muvumo wamufata, ndetse nta n'umuntu ujya umuvuga nabi, kuko nubigerageje wese nagubwa neza. Umvira ijambo, ndangira ngo nkubwire ngo umuntu Imana yavuzeho nubigerageje wese nagagubwa neza. Ndi umugabo wo guhamya, nabonye abakozi b'Imana batera umwaka abantu benshi. Uko bahesha umugisha ni nako batera umwaka, ukabone niyo baba batavuze. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uzagutunga urutoki mu jisho si wowe azaba arutunze, azaba ari kurutunga mu mboni y'ijisho ryanjye. Nkunda kubwira abantu ngo nitukarwana urugamba turi gukora ibyiza. Urugamba turwana si urwacu, ahubwo dufite uturwanirira. Intumwa ya perezida kuyitangira si yo utangiriye, uri gutangira uwayitumye. Twe turi intumwa, dufite uwatwohereje, dufite amabwiriza twahawe, dufite aho tuvuye, dufite aho tugeze, dufite aho tugana. Haleluya. Abaragwa TV ndangira ngo nkubwire ibintu byose byaguhagarikaga, nimba uri mu bushake bw'Imana ubibwire ngo mbahaye rugari. Imana izabiceka byose, izabyubika byose, izabivunagura byose, izabikonyagura byose uhagaze ubireba. Kuko si twe barwanya uwadutumye. Ariko hari icyo nshimira Imana. Abafana b'amagare ku muhanda, b'amasiganwa y'amagare, bafana amagare abanyuzeho, bakagumaho babasanze, abari mu marushanwa bagakomeza. Kabiri, nibo baba bafite amabwiriza agenga amarushanwa. Nitwe tuzi amabwiriza agenga akazi turimo. Kabiri, abafana aho tubasanze bagakomera, ni naho tubasiga. Ntabwo bazi ibibi imbere. Hari igihe basakurije bavuga ngo byamunaniye ngubu, bakamukomera ari sonatibe, hari igihe agera Kicukiro akadepasa. Ntibaramenya ibyabaye, ariko bazabyumva mu makuru. Haleluya. Ndafashijwe Abaragwa TV. Ese mwebwe murimo gufashwa? Ngiye rwose ngiye no kwita ntangira guhanura. Aphrodis, urabizi ko ngukunda, uri umukozi w'Imana. Ndumva nkwiriye, hari ukuntu muri iyi minsi barimo kubivuga ngo nkwiriye kuguha ituro, ariko nkwiriye kuguha ituro. Ariko reka mbe nkubaza kino kibazo. Reka nkubaze kino kibazo. Ni gute bavuga ko umuntu ashobora guhesha umuntu umugisha? Guhesha umuntu umugisha, ndashaka kujya nanjye nkuhesha umugisha, ariko nshobora kuba uko mbitekereza atari ko bikorwamo cyangwa se bivugwamo, cyangwa kuko yemwe baragwa murimo kunyumva, nufashwa biremewe yuko Aphrodis n'ubundi bamusabye inshuro nyinshi. Barambwira ati niki gituma Aphrodis utamuzana ku Baragwa TV? Baje banyandikiye ama message mu gikari kuri WhatsApp. Ndashaka kugira ngo Abaragwa TV duheshe umugisha umukozi w'Imana Aphrodis. Ngewe ku giti cyanjye ngiye kuguhesha umugisha. Ngiye kuguhesha umugisha, ko banza usobanurire ndi gute umuntu mbese yagiraho umugisha umuntu, kugira ngo ninumva bisobanuye nabi iturura. Ariko uri umuntu w'Imana, ndari guhera ku Baragwa TV rwose. N'abandi bifuza ni karibu. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ndangira ngo mbisobanure mu kuri kuzuye. Buriya ukuri guca mu ziko ni gushya, ariko kuvuze washobora gushya.
ariko kandi kwamamara kw'ikinyoma n'ibigihindura kuba ukuri no gutinda kw'ikinyoma ku isoko n'ibigihindura kuba ukuri no kwamamara kw'ikinyoma mpamya ko iyo kigeze ku mupaka ukura ariko gusaka. Rero nshaka kubisobanura n'ubundi ukuri kugira abafana bake, ukuri kugira amashyi make, kugira haleluya nye, ariko kuranaryana, ariko abadukurikiranye ku Baragwa TV ndumva bazemeranya nanjye. Hari ibintu byinshi abantu bakora bakabyita guhesha abantu umugisha, ariko nkasanga si uguhesha abantu umugisha, ahubwo umuntu ushobora kumuha ituro ry'amarangamutima, umuntu ushobora kumuha ituro ry'umunezero aguteye, ry'ibyishimo aguhaye, nk'uko abahanzi n'abakinnyi b'amafilime n'abandi bantu n'abakinnyi ba football n'abakomediye bajya batera abafana ibyishimo, ugasanga babaterereye amafaranga babahereje. Uriya muntu utanze 5 ntabwo ashobora no gusanga yarayakuye mu buyede, kandi uwo ari kuyahahembwa miliyoni buri kwezi. Ntabwo amuhesheje umugisha, amuhaye ituro ry'umunezero yamuteye. Ubundi ikintu bita guhesha umugisha ni iki? Guhesha umuntu umugisha, iyo usobanukiwe guhesha umuntu umugisha icyo ari cyo, uwo mugisha umuhesheje nawe Imana nibwo ivuga ngo hari abantu wahesheje umugisha, nayo ikakwitura umugisha wahesheje abandi. Icyo bita guhesha umuntu umugisha ni uguhesha umugisha umuntu uri munsi yawe. Buburetse ngewe umuntu runaka akoze ubukwe akabikumenyesha, akabimenyesha undi mugenzi we akamutwerera miliyoni, ariko abizi neza ko ejo nawe nakora ubukwe iyo miliyoni izagaruka cyangwa akanayirenza. Ibyo ntago ari uguhesha umugisha, ibyo ni ukugurizanya. Ariko hari undi muntu, reka mbikubwire, ubu ushobora kumpa 5 ejo nkabyibagirwa, kubera ko wenda ikibinyibagiza ni impamvu yuko wabimaye mfite ibindi mu ikofi. Ariko ubu hari umuntu wasanga mu ntara, wazamuha 5 akazarenda apfa, atibagiwe yuko hari umukobwa witwa Nayisi w'inzobe akagufata no mu maso wigeze kumuha inote ya 5, kuko ushobora gufata inote ya 5 ukayikeresa uyu munsi, ariko hari umugabo umaze amezi 2 mu cyaro atari yafata inote ya 5 ye, atazi n'ukwisi. So rero abantu bajye batandukanya icyo bita guhesha umuntu umugisha. Ugasanga umuntu yafashe televiziyo yagize ate ngo yagiye guhesha ngo basuye, ugasanga abastari 2 ngo umwe yasuye undi ngo yagiye kumuhesha umugisha. Ugasanga ngo wahesheje umugisha ngo umushumba runaka, umushumba nibyo afite kubijera byaramunaniye ngo urimo uramuhesha umugisha, ahubwo uvuga uti wenda namuhaye ituro ry'umunezeranera cyangwa ry'amarangamutima kuko mukunda. Ariko umugisha ubundi wohereza umuntu. Ibaze utwereye umuntu miliyoni, ejo nawe arayigushubije, ariko hari undi muntu washorera miliyoni mu bukwe bwe akaba ari yibukora gusa kuko nta kintu yari afite. Yari yateguye kwishingira, yari yateguye kwijyana, ariko umushoyemo umugisha, umubibyemo umugisha. Rero mu magambo make, umugisha, guhaisha umuntu umugisha ni umuntu uhesha umugisha, ni umuntu uhesha umugisha utabiteganya kenshi, ndetse akaba naho muhuriye. Kuko iyo ufasha mukuru wawe ibyo ugomba kubikora nk'inshingano, iyo utabikoze uba warananiye umuryango. Iyo ufasha nyoko uba ugomba kubikora nk'inshingano, nyoko yagufasha aba agomba kubikora nk'inshingano y'umubyeyi. Ntabwo ari ukuguhesha umugisha, ahubwo ni ukuzuza inshingano ze. Ariko iyo ufashe 10,000 ukabibiba mu muntu utazi, mutagira na nomero, mutaziranye, cyasi nabonye ubikora. Ku Baragwa TV nabonye mubikora. Biriya nibyo bita guhesha umuntu umugisha. Uriya mugisha rero niwo bibutsa Imana, niwo bibutsa Imana. Ariko se ubu wajya kwibutsa Imana ngo nagiriye neza umuntu gutya, kandi iyo neza nawe ejo azayikwitura? Ibyo ni nko gutanga inka ejo bakaguha inyiturano. Buriya hari umuntu ugabira inka akaguha inyiturano, ariko Kagame atanga inka zitagira inyiturano, ahubwo we yavuze yuko iya mbere bagomba kujya bayoroza nabo bagenzi babo. Ariko nibaziyitura, urumva? Rero
umugisha ni ikintu ubiba ariko utategereje inyiturano yacyo nyuma, uyitegereje ku Mana utayitegereje aho wawubibye. Ariko abantu benshi uzabacunge ibyabo ni imibare, bakunda kwita ngo babibye umugisha ariko aho bawubibye ahubwo bategerejemo inyungu ziruta izaho babibye, iz'icyo babibye. Njye rero simbikunda, kandi urabizi mba mu bintu by'ibikorwa by'urukundo, ngira Tabita groupe ninjye wayifonze, dusura abarwayi kwa muganga, sinkunda no kubivuga, ariko nabonye nabyo hari ababikora kugira ngo basagure, kandi ugasanga ibyo basagura ni byinshi kuruta ibyo bagakoreye inshingano z'ibyo bemeye gukora. Nisa Baragwa TV se Imana izayigeza ahakomeye, ariko uyu mwuka utazabazaho, ugasanga wateranyishije abantu batanga miliyoni 5, ugiye gufasha umufashishije 200,000. Ntekereza yuko ahubwo ntabwo nzi nda nimba Imana izazitobora bakiriho cyangwa baragiye, ariko ntago birababaje, biteye n'agahinda, ni n'ubuhemu cyane ko ngiye umuntu wibisha umutima w'ineza ariko idahari, murutisha umujura upfumura amazu. Burya ni mubi kuruta abameze nk'uwibisha Bibiliya. Burya uhuye n'umuntu bibye bakoresheje Bibiliya usanga afite igikomere kuruta uwo batoboye bakamusanga mu nzu. Rero guhesha umugisha nk'ubu cyakora urawumesha yego, hanyuma ndumva ukuntu mbigusobanura byumvishe, ntubona agakanzu keza ukagaha umukobwa kuko nawe ejo uzamubwira ngo nanjye kakame ni keza, mwagurizanyije. Ariko nukabiba mu muntu wiriya wimereye nabi, azarinda apfa avuga nayisi Imana imuha umugisha, yigezamo ikanzu ntacyo afite cyo kukwitura, niyo ashaka kugusuhuza arakubipa. Uwo mugisha rero inyiturano yawe iva ku Mana. Ubundi abantu bagashoye umugisha bagasigara bategereje ingororano ku Mana. Yego. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha Baragwa TV. Ndabizi yuko iki kiganiro mugikunze, Aphrodis, ndabizi yuko mwe mumaze iminsi mumunyishyuza, ntago biba byoroshye kugira ngo uzamubone, abari mu ivugabutumwa, abari mu murimo w'Imana, abari mu studio, niba mworoheye n'ubuzima bw'isi n'umusiribateri, wa mugani w'abantu ngo n'abasiribateri bativuguta mu byaha, ibintu nk'ibyo. Numva bavuga ngo ndi ingaraga itigaragura mu byaha, ibintu nk'ibyo byajemo ibintu by'ibikabyo ukuntu byinshi. Rero nawe ni umukozi w'Imana, abari mu buzima bwo mu isi, arimo gushaka imibereho, ni umuntu nakunze w'umuvugabutumwa w'umuririmbyi, ariko ukunda no gukora. Akunda gukora, nubwo wamubwira ati hano hari ikiyede cya bingahe ngwino yakorere, mbona ari umuntu utijena yagenda akayakorera kandi ntibimubuze kujya mu murimo w'Imana. Aphrodis, Imana iguha umugisha ku Baragwa TV, turagushimiye kandi turagukunda. Hanyuma wifuza kumuvugisha, kumuhamagara, yaba ari iki, uratubwira nimero, ariko nimero yo turaza kwishyira ku kiganiro. Hari igihe abantu baba bashaka ko basengera, hari igihe abantu bakwifuza ko bafasha, hari igihe uko wabafasha mu buryo bwo gusenga, wabagira inama, ese wabasengera, ndabizi ibyo byose urabishoboye. Rero rwose ugiye kuduhereza nimero, turaza kwishyira ku kiganiro, tubashimira n'ubundi ugira n'ikintu wabwira abantu kugira ngo dusoze ikiganiro. Murakoze cyane. Icyambere ndabashimira Abaragwa TV, muri mu murongo mwiza, nkunda gukurikirana ibiganiro byanyu. Imana ibahe umugisha, kandi ibikorwa byawe nise Imana itabishyigikiye ubwo yabitabaho. Kubiriho rero birahagije gushyigikira ibikorwa byawe, kuko murenza abantu nzi no kureba ibintu. Ikindi nkunda umuntu ukora ibintu byaba biri mu nyungu z'Imana, nyine akabikora biri mu nyungu z'Imana, yakoze biri no mu nyungu z'isi akabikora.
hari ijambo nkunda rivuga ngo hari birindwi bitarapfukamira Bayali, ni ijambo Imana yabwiye ngire ngo Eliya. Ndashima Imana ko nubwo abantu bafite ibikomere n'agahinda n'umubabaro no kwibwa n'iki byaturutse mu bintu by'iyobokamana, ariko hakiriho na birindwi. Mu itangazamakuru haracyari birindwi, mu bapasiteri haracyari birindwi, mu bahanzi haracyari birindwi, mu bashumba haracyari birindwi, mu baririmbyi haracyari birindwi, mu bakristo haracyari birindwi, mu bahanuzi haracyari birindwi, haracyariho abantu bahanura iby'Imana ivuze batongeyeho iby'indi ivuze, haracyariho abigisha bigisha iby'Imana ishaka batongeyeho iby'indi ivuze. Ndabishimira Imana. Hari ijambo Salomo yavuze. Okay. Telefone nomero yo kuri WhatsApp no kumamagara ni 0782 47 62 99, 0782 47 62 99. Wayihamagara wanayibona kuri WhatsApp. Yego. Imana ibaha umugisha. Ndumva ikindi ntitwasaba umugisha mubitwemereye. Mana nziza, Mana yo kwiringirwa, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'iki kiganiro tugize. Reka buri wese ugitega amatwi akagikurikirana ahabwe umugisha nawe, kandi kigire impuguro ndetse n'izindi mbaraga kimwongera mu bugingo bwe no mu mutima we no mu mitekerereze ye no mu mikorere ye, agire byinshi yunguka. Cyubahiro kibi cyawe. Abaragwa TV ukomeze kubashyigikira muri byose, ibikoresho bisumba ibihari uyu munsi, imbaraga n'amavuta bisumba ibihari uyu munsi, abakurikirana Abaragwa TV benshi barutaba uyu munsi, ukomeze ubateze indi ntambwe, wagura imbago zabo, kandi n'ababakurikiranye ubagurira imbago, kandi babohoke bahabwe umugisha no gukurikirana ibi biganiro. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane na Abaragwa TV. Uhawe ikaze kuri Abaragwa TV, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya.